Reka nongere kubaha ikaze cyane abakunzi b'amakuru mashya Plus, tukaba tugarutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navugwa amakuru akomeye avuga ko uyu General Ruboya wari usanzwe ari guverineri w'intara ya Ituri, kuri ubu ngubu yamaze kuba yasimbuzwa mbega agakurwa mu myanya. Uyu akaba ari guverineri wakunze kujya mu majwi cyane, bavuga ko atumvikana mbega adacana uwaka na General Muhoozi Kainerugaba w'umuhungu wa Museveni muri Uganda. Amakuru rero aravuga ko Liyetona General John Ruboya Nkashama wari umaze imyaka 5 ari guverineri w'intara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasimbujwe undi witwa Major General Kasongo Murumba Batoka Gabi. Bakaba rero baramusimbuje ejo hashize kuwa gatanu, bitewe ubwo n'impamvu zitavuzwe haruguru. Amakuru aravuga ko impamvu uyu Liyetona General Ruboya yakuwe muri izi nshingano zitigeze zitangazwa. Gusa televiziyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni televiziyo y'igihugu yitwa RTNC, ikaba yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe hashingiye ku gitekerezo guverinoma yahaye inama nkuru y'igisirikare yigaragariza ko Ituri ikeneye guverineri mushya byihuse. Urumva rero ko iyi televiziyo y'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa n'iyabishyizeho umucyo, mbega isobanura neza kugira ngo abantu batabitindaho. Bavuze ko iki cyemezo cyafashwe hashingiwe ku kuba nyine guverinoma iri ku butegetsi kuri ubu ngubu yabonye ko biri ngombwa kugira ngo babe bashyiraho guverineri mushya, bakaba bahise banabimenyesha inama nkuru y'igisirikare ubwo ni cya FARDC, bahita bashaka undi byihutirwa. Mbega urumva ko n'uyu ari umusirikare, uyu nguyu bamusimbuje bita Major General Kasongo Murumba Batoka Gabi. Uyu rero uyu musirikare wari waragizwe guverineri w'intara ya Ituri ni mu mwaka w'ibihumbi 2021, ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashyiraga iyi ntara n'iya Kivu y'Amajyaruguru mu bihe bidasanzwe kugira ngo zikorerwemo ibikorwa byihariye byo guhashya imitwe yitwaje intwaro, ubwo by'umwihariko yiganjemo iyi M23 ndetse na za Twirwaneho, bitewe n'uko babonaga ko izi ntara ahanini zari basuwe cyane n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Mu Gushyingo rero umwaka w'ibihumbi 2021, Uganda yohereje ingabo muri Ituri mu ntara ya Ituri kugira ngo zifatanye n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za FARDC kurwanya umutwe w'iterabwoba ADF. Aha akaba ariho akazi katangiriye gukorerwa. Mbese uyu Liyetona General Ruboya akaba aribwo yatangiye gukora misiyo ze, gusa bikaba bivugwa neza ko atacana guhaka n'abasirikare bari baraturutse muri Uganda, ubona ko bashyamiranaga cyane, ahanini bagenda batumvikana bitewe n'imitungo cyangwa se n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro bibaha muri kariya gace. Mbega byasabaga ngo bagende bagira ukuntu babyumvikanaho, mbega uburyo bwo kubigabana ibyo babaga basaruye ahantu babaga bari kurwanira. Muri Mata rero ubwo ni mu kwezi kwa 4 umwaka ushize 2025, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko uyu Liyetona General Ruboya ari guverineri mubi cyane, asaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibe yamweguza, mbega umukore ku mirimo ye. Uyu rero Muhoozi yashinje Ruboya kwitambika ingabo ayoboye ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa Codeco, mbega asa n'ahatahuzaga cyane n'ibyo abasirikare bo muri Uganda bakoraga. Uyu Muhoozi yagize ati, ndasaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bitatu. Icya mbere, guhagarika kwica abantu banjye Abahima Tutsi, gukuraho guverineri mubi cyane wa Ituri Ruboya, ndetse no kutwishyura ambasade yacu mwatwitse. Urumva we yasabaga ibintu bitatu kugira ngo bahite bahagarika ubwicanyi bwakorerwaga abatuye mbega muri kariya gace ka Ituri bitwa Abahima Tutsi. Icya kabiri, bagakuraho uyu General Ruboya ese ku guverineri w'intara ya Ituri. Icya gatatu, bagahita bishyura ambasade ya Uganda yari yaratwitswe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Liyetona General Ruboya atari yorohewe na General Muhoozi, umutwe witwaje intwaro wa CRP uyoborwa na Thomas Lubanga
wakajije ibitero muri iyi ntara ya Ituri yari ayoboye, se wambura izi ndwanyi cyangwa se abasirikari ba FARDC b'iki gihugu cya Congo ibice byinshi cyane, nubwo nazo zageraga aho zikazajya zikuramo, mbese zongera zikahigarurira, ariko nanone ubona ko imirwano itigeze ihagarara, cyane cyane abarwanyi ba Rubanga ewana bari bafite gahunda cyane. Ubwo rero uyu musirikare yabonaga CRP ifite imbaraga nyinshi, yatangaje ko ikorana n'ihuriro rya AFC-M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko hakaba hari abatarabifataga mbese nk'uko yabivugaga. Uyu General Ruboya yatakambiye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo igihugu cyabo ayisaba guhemba abasirikare no kubaha ifunguro rihagije, agaragaza ko umusirikare adashobora guhangana n'uyu mutwe wa CRP mu gihe yaba ashonje, kandi afite impungenge ko azasiga umuryango we mu bukene. Urumva nta buryo umusirikare yari kujya kurwana cyane n'izi CRP kuko ni umutwe ukomeye cyane bararwanaga. Ubwo uyu musirikare Lt General Ruboya yasabaga leta kugira ngo ibe yaha abasirikare barwanaga na CRP umushahara uhagije, bakabaha ibyo kurya, mbega bakabishingira kugira ngo n'umusirikare uri buze kuhaburira ubuzima, umuryango we nawo udasigara umeze nabi, mbega udasigara mu bukene cyane. Muri Kamena rero umwaka ushizeho 2025 nibwo yagize ati ubu abasirikare bacu bari kurwana na CRP, umutwe wa Thomas Rubanga ukorana na M23. Abasirikare bacu bari gupfa, ariko niba umusirikare ahanganye n'umwanzi akamenya ko abapfakazi batishyurwa, azavuga ati umunsi nzapfa abana banjye nabo bazapfa. Ibi rero nibyo byaciye abasirikare benshi cyane intege, by'umwihariko barwanaga na CRP, bitewe n'uko uwari ubayoboye mbega yagaragaje ikibazo ku mugaragaro, abitangaza mu itangazamakuru, mbese itangazo rirasohoka biramamara cyane, ku buryo byaciye intege abasirikare bose bari ku ruhande rwe bafatanya kurwanya iyi CRP. Babona ko nubwo bwose bashobora kuba basiga ubuzima, imiryango baba basize, mbega umugore n'abana babo bashobora kuba batabaho neza, bitewe n'uko abapfakazi baba bapfakaye kubera abasirikare baguye ku rugamba batitabwagaho n'iyi leta iriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi iherezo ry'ubuyobozi bwa Lt General Ruboya muri Ituri rigeze mu gihe iyi ntara yugarijwe bikomeye cyane n'icyorezo cya Ebola cyatangajwe ku mugaragaro washize igihe kinini cyishe umuntu wa mbere mu mujyi wa Bunia, bamwe batekereza ko ari indwara y'amayobera. Urumva rero n'iki cyorezo cyageze muri Ituri nacyo kiri mu byagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo uyu Ruboya yirukanwe, cyane ko abenshi bari kubihuza, ariko urumva ko ikibazo ahanini ari uko atumvikanye n'abasirikari ba Uganda bafatanyaga mu kurwanya imitwe ya ADF iri hariya mu ntara ya Ituri, by'umwihariko bitewe n'uko wenda hari ukutumvikana kwabaye hagati y'abasirikari be n'abamuhozi. Ubona ko uyu Tshisekedi ashobora kuba wenda yamwirukanye bitewe n'igitutu cyangwa se n'ubusabe bw'amuhozi, kugira ngo ibihugu byombi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda bikomeze kugira amahoro, cyangwa se bikomeze guturana neza ntibivangirane. Kandi subscribe wongere gusubira mu kanya.